Messi, DVD, Technology TV, Official, kora subscribe. Ku bijyanye no gutunganya ibara color processing, amaso y'umuntu ari mu bwoko bwihariye bw'utunyangingo fatizo bita photorecepteur mu ndimi z'amahanga. No kuvuga ko ari utuntu duto twakira imbaraga z'urumuri tukaruhinduramo ubundi bwoko bw'imbaraga. Hariho ubwoko bubiri bw'utwo tunyangingo fatizo. Hari utunyangingo fatizo bita rods, batone cyangwa udukoni, ndetse n'utunyangingo fatizo bita cone. Batone cyangwa se udukoni dukoreshwa cyane cyane mu mirebere ariko hakenewe urumuri rukeya, mu gihe cone zikoreshwa mu mirebere y'amabara. Hariho ubwoko butatu bwa cone bujyanye n'uburebure bw'imiraba butatu butandukanye. Urugero, cone z'ubururu zihuye n'uburebure bw'umuraba buke, mu gihe cone z'umutuku zijyanye n'uburebure bw'umuraba muremure, naho cone z'icyatsi kibisi zijyanye n'uburebure bw'umuraba buringaniye. Ibara tubona ni igisubizo cy'ubwonko buba bwakoze bwifashishije izo cone mu buryo butandukanye. Kuri kamera rero, yo ikoresha ikintu cyitwa photosite kugira ngo ikusanye urumuri. Kamera isanzwe ifite amamiliyoni y'amakusanyirizo afata akagumana urumuri, hanyuma akaruhinduramo ikimenyetso gishobora gusobanurwa n'ibikoresho bya elegitoronike. Byongeye kandi, kamera ikoresha ibyo twakwita nk'utuyunguruzo filters tugabanya urumurimo amabara y'ibanze ari y'umutuku, ubururu n'icyatsi kibisi. Ubwo kamera yerekana ikintu mu mashusho yuzuye nyuma yo guhuza cyangwa kuvangavanga ayo mabara. Ntitwakwibagirwa kandi kuvuga ku bijyanye n'ahantu hatabonwa, blind spots cyangwa se zone aveugle. Ijisho ry'umuntu rifite cyangwa rigira ahantu ritabasha kubona. Iki gice giherereye aho umutsi bita nerf optique uhurira na retine. Mu bihe bisanzwe ntitubasha kwita kuri iki gice kitagaragara, nk'uko ubwonko bwo bukoresha amakuru aturutse ku rindi jisho kugira ngo bwuzuze icyo gice cyabuze. Kuri kamera yo ntabwo ifite iki gice kitabonwa. Reka turebe noneho uburyo amaso y'inyamaswa zitandukanye areba ukuntu kumwe na kumwe gutangaje. Abahanga mu binyabuzima bemera ubwihindurize cyangwa evolution bavuga ko aribwo bwahaye inyamaswa zitandukanye ubushobozi bwo kureba no kubaho mu buryo butandukanye. Abemera Imana nabo bavuga ko Imana ariyo yahaye abantu n'ibindi binyabuzima uburyo bwo kureba butuma bibasha kubona amafunguro, kwihisha icyago, gusanganira ibindi binyabuzima bifitanye isano cyangwa bifitanye ubucuti n'ibindi. Uburyo inyamaswa zirebamo buratangaje cyane. Agakoko kameze nk'umuserebanya cyangwa icyugu karya inigo habiri kitwa gecko, nijoro nibwo kabasha kubona ikintu mu mabara. Ni mu gihe amajeri yo burya nijoro areba akoresheje imirasire bita ultraviolet. Twabonye ko iyi mirasire ya ultraviolet ifite ubwisubire buri hejuru cyane kuko buri hejuru ya terahertz 800. Ibi bishoboka kubera ko amajeri afite uburyo bwo kuyungurura iyi mirasire agakuramo ibintu byayangiza, ubundi agasigarana ibiyafasha mu kureba neza. Imbeba nazo burya ngo nijoro nibwo zibasha kwagura ubuso bw'aho zireba. Ijisho rimwe rireba igice kimwe, irindi rikareba ikindi gice, ikabona ahantu hagutse kurushaho. Niyo mpamvu akenshi nijoro nta gitungura imbeba, kandi zikabasha no kunyaruka cyane zisereganya, mu gihe ku manywa burya ngo bizigora kubona no kuvuduka aho zitareba neza. Inyoni nini nka kagoma, egre cyangwa eagle, sakabaka, inkongoro n'izindi zifite amaso akora nka jumelle, binocular cyangwa se indebakure, zibasha gukurura amashusho y'ikintu kiri kure cyane zikakireba nk'aho kiziri hafi cyane. Mukunze kubibona nk'igihe sakabaka, agaca cyangwa kagoma imanutse mu kirere igakubita cyangwa igatwara inkoko mu mbuga cyangwa mu rutoki, buriya iba yayibonye mu birometero byinshi cyane uvuye hejuru. Amaso y'imbwa areba ibintu akabibona mu mabara atatu y'ingenzi, ariyo ikigina, ubururu ndetse n'umuhondo. Igitangaje ni uko ubusanzwe aya mabara ariyo aranga umuntu ufite ikibazo cyo kutabasha gutandukanya amabara, babita ba daltonien. Imbwa rero
zibasha kubona ahantu hagutse kurusha umuntu, ibyo abahanga bita peripheral sight. Ibi ni ukubera ko zifite uturemangingo fatizo dukurura amabara make, gusa bituma zitabona ibintu byinshi mu mabara nk'uko bimeze ku bantu. Ikinyamakuru cyitwa Help Cover cyandika kuri siyanse cyemeza ko ubusanzwe kureba kw'inyamaswa kudashingiye ku rumuri cyangwa amabara nk'uko bimeze ku bantu, ahubwo bishingiye ku buryo ziteye n'uburyo zaremwe. Jeko twayivuze haruguru ni buno busimba bumeze nk'imiserebanya cyangwa ibyugu bitoya. Aka gaserebanya karya imibu mu nzu benshi mukita Marie Jose, ko kabasha kubona amabara inshuro 350 kurusha umuntu, kandi nijoro kabona ibintu mu mabara yabyo, mu gihe abantu bo babona ibibakikije mu mukara n'umweru gusa. Si Jeko gusa zibona nijoro ibintu mu mabara yabyo neza, kuko ibikeri n'imitubu bibarirwa mu nyamaswa zirusha izindi zose kureba neza mu mwijima. Ibikeri rero bibasha kubona ibintu mu mabara yabyo niyo haba hari mu mwijima w'icuraburindi, mu gihe umuntu we nta kintu namba yabasha kubona. Ibi biterwa nuko ibikeri bifite twa turemangingo fatizo dufasha kureba nijoro, dufite ubushobozi bwinshi bwo gukora kurusha izindi nyamaswa. Kubirebana n'ibikururanda, burya inzoka zigira amaso y'amoko abiri, hari abiri azifasha kureba ku manywa n'andi abiri azifasha kureba nijoro. Iyo inzoka ihiga ku manywa ikoresha amaso afite ubushobozi bwo gukurura no gutunganya imirasire ya ultraviolet kugira ngo iyikoreshe mu kongera ubushobozi bwayo bwo kubona. Byagera nijoro inzoka ikabasha kugabanya ubushobozi bwo gukurura ultraviolet, kuko ntazi ibikeneye cyane muri ako kanya nko ku manywa, maze nabwo ikareba neza mu mabara. Inzoka kandi zibasha kureba ibizikikije binyuze mu gukurura imirasire bita infrarouge, ibitangwa n'ibintu bishyushye, aha twavuga nk'amabuye, ubutaka n'ibindi biba biziri iruhande hafi aho ngaho. Ku nigo habiri cyangwa se insecte, abahanga mu binyabuzima bavuga ko inigo habiri zifite amaso arimo andi maso menshi, ibyo twakwita nka lens. Buri lens ibasha gukurura ishusho, hanyuma yahurizwa hamwe agakora ishusho imwe rusange. Izi lens nyinshi rero zituma nubwo inigo habiri ari ntoya, zibasha kureba ahantu hanini ugereranyije n'uko zingana, bityo bikazifasha guhunga nk'inyamaswa nini zishobora kuzirya. Urugero ni nk'uruvu muzabona ko rukunda isazi cyane. Ku nyamaswa ziba mu mazi nk'amafi manini yitwa sharks, aya mafi afite amaso areba kure cyane, ku buryo yifashisha kureba mu nyanja kure kandi amazi ntabe yagera mu mboni kubera ko imeze nk'ikirahure. Za nyirahuku cyangwa se injangwe nazo zireba ahantu hagutse kurusha umuntu, ariko zikabona amabara 3 gusa, ariyo ikigina, umuhondo n'ubururu nk'uko twabibonye ku mbwa. Izi nyamaswa kandi mu bijyanye n'imirebere y'amashusho nk'uko twabibonye ko ku muntu ashobora kureba amashusho agera kuri 30 mu isegonda, ku mbwa zo zishobora kureba amashusho agera kuri 80 mu isegonda imwe. Buriya uramutse wicaranye nayo mureba amashusho nko kuri televiziyo, yo rwose iba yabihiwe cyane kuko ibibona bihagaze bitagenda. Nta nubwo wenda wavuga ko ibireba nk'aho ari dessin anime zigenewe abana, kuko kuriya bakora za dessin anime amashusho agenda asa n'ataruka, baba bagira ngo abana babashe kubona ariya mashusho agenda neza, kuko abana bo buriya nabo amaso yabo babasha kubona amafoto hagati ya 7 na 12 mu isegonda imwe. Imbwa rero yo ibona ko amashusho ya televiziyo ameze nk'ahagaze kubera ko ubwisubire bwo kureba kwayo buri hejuru kuruta ubw'abantu.